Your Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic. Nyakubahwa Emmanuel Macron, Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa ndetse n'umuyobozi bafatanyije w'inama ya Afurika y'iterambere 2026, banyakubahwa abakuru b'ibihugu na za guverinoma, baminisitiri, banyacyubahiro, abayobozi b'inganda n'ubucuruzi, intumwa zubahwa, bagore namwe bagabo. Ni icyubahiro gikomeye ndetse n'umugisha kubakira muri Afurika y'iterambere hano Nairobi muri Kenya, igihugu gifatwa nk'inkomoko y'ikiremwa muntu, aho amateka yacu dusangiye yatangiriye ndetse n'inkomoko y'ibitangaza by'isi. Aho mwaturutse hose ntabwo muri abashyitsi gusa, ahubwo murimo gusubiraho ikiremwa muntu cyatangiriye. Niyo mpamvu mbakiranye urugwiro, ubucuti n'ishema mvugane. Murakaza neza iwanyu, karibu nyumbani, bienvenue. Murakaza neza mu rugo rwanyu, bagore namwe bagabo. Turahuriye muri iki gihe gikomeye kandi gifite ingaruka zikomeye ku isi yose. Imiterere y'ubutegetsi mpuzamahanga iri guhindurwa n'amacakubiri ashingiye kuri politike mpuzamahanga agenda yiyongera, intambara zidashira, ihungabana ry'ubukungu, ibibazo by'ikirere ndetse n'ubusumbane bugenda bwiyongera. Byari ibisanzwe bifatwa n'inkingi z'umutekano, ufatanye n'iterambere ku isi biri kugeragezwa kurusha ikindi gihe cyose. Muri icyo gihe kandi ihinduka ry'ibihugu bifite ijambo rikomeye ku isi, impinduka mu bucuruzi mpuzamahanga ndetse no kongera gutunganya uburyo amasoko n'inganda bihuzwa ku isi biri guhinduka imiterere y'ubukungu bw'isi muri rusange. Ariko muri ibi bihe nk'ibi, gucikamo ibice ntabwo ari igisubizo, kandi kwigunga siyo nzira. Ibi bihe bisaba ubufatanye bukomeye kurushaho, kongera kubaka imikoranire mpuzamahanga ndetse n'ubufatanye bushingiye ku bwubahane bw'ibihugu, ubwigenge busesuye no gusangira inshingano. Ni muri uwo mwuka twahurije hamwe iyi nama, dushingiye ku myemerere yacu dusangiye, ku bufatanye burambye budakwiye kubakwa kwishingikirizaho, ahubwo kubakwa ku bwigenge bungana bw'ibihugu byose. Ntibukwiye gushingira ku mfashanyo cyangwa impuhwe, ahubwo ku ishoramari rifitiye impande zombi akamaro, kandi ntibukwiye gushingira ku gusahura cyangwa gukandamiza, ahubwo ku mikoranire itanga inyungu kuri bose. Banyakubahwa bagore namwe bagabo, Afurika n'Ubufaransa bifite amahirwe yihariye yo kubaka ubufatanye bushya bugamije iterambere rusange no guteza imbere ihinduka ry'ubukungu bwa Afurika mu gihe kirekire. Afurika yitabiriye inama itari ku ruhande rw'ibibazo by'isi, ahubwo nk'umukinnyi ukomeye ufite ijambo ryayo, ufite umutungo kamere mwinshi, amasoko ari kwaguka ndetse n'umubare munini w'urubyiruko ufite impano n'ubushobozi bwo guhanga udushya kurusha ahandi henshi ku isi. Twese tuzi uko mu mwaka wa 2050 umuntu umwe muri 4 ku isi azaba ari umunyafurika. Icyo ni ikintu kizagira uruhare runini mu isoko ry'umurimo, amasoko y'ubucuruzi, ubwiyongere bw'imijyi, ingufu zikenewe ndetse n'iterambere ry'ubukungu bw'isi. Muri iyi nama, ibiganiro byacu bizibanda ku bintu by'ingenzi ku iterambere rirambye rya Afurika. Muri byo harimo uburyo Afurika yakusanya ubushobozi bwo kwiteza imbere ku gipimo kinini, ivugurura ry'imiterere y'imari mpuzamahanga, guteza imbere ibikorwa remezo by'ubwikorezi, ingufu n'itumanaho, kwimakaza ubukungu, ibidukikije ndetse no guteza imbere ubumenyi n'impano mu rubyiruko mu guhanga udushya, kwihangira imirimo no gukoresha ubwenge buhangano AI. Mbere na mbere tugomba kureba ikibazo cy'uburyo Afurika yishyurira impinduka n'iterambere ryayo mu kuri no mu bwihutire. Igihe Afurika yafatwaga nk'umugabane ugomba kubaho ku mfashanyo, ku nguzanyo zidashobora kwishyurwa no kwishingikiriza ku bandi, kigomba kurangira. Tugomba kwinjira mu gihe gishya gishingiye ku ishoramari, guhanga udushya, gukusanya umutungo w'imbere mu gihugu
ndetse n'ubufatanye bushingiye ku bwubahane n'inyungu rusange, kuko Afurika si kimwe mu bibazo by'isi, ahubwo Afurika ni kimwe mu bisubizo by'isi ifite uyu munsi, harimo n'ibibazo Afurika ubwayo ihura nabyo. Umugabane wacu ufite umutungo kamere mwinshi, amabuye y'agaciro y'ingenzi, ubutaka burumbuka, ubushobozi bwinshi mu ngufu zisubira, amasoko y'abaguzi ari kwaguka, ba rwiyemezamirimo bafite imbaraga, ndetse n'urubyiruko rwinshi kurusha ahandi hose ku isi. Icyo Afurika ikeneye uyu munsi si impuhwe cyangwa inkunga, ikeneye ishoramari. Ntabwo ikeneye gusa ahubwo ikeneye kongererwa agaciro. Ntabwo ikeneye kwishingikiriza ku bandi, ahubwo ikeneye ubufatanye bwungukira impande zombi kandi bushobora kuzana iterambere rusangiwe. Iyo niyo ntego y'imari y'Afurika y'iterambere, ni uguhindura uburyo Afurika ifatwa mu rwego mpuzamahanga, ni ugusobanura bushya imikoranire na Afurika, harimo n'ubufatanye n'ibihugu bisanzwe ari abafatanyabikorwa nk'Abafaransa, tukava ku buryo bwa kera bwari bushingiye ku mfashanyo no kutangana, tukajya ku mikoranire yubakiye ku ishoramari, ubucuruzi, guhanga udushya, inganda n'ubufatanye bugira akamaro impande zombi. Kandi kuri ibi turabisobanura neza. Imiterere y'ubu y'imari mpuzamahanga iracyarimo ubusumbane. Ibihugu bya Afurika biracyahura n'inyungu zanitse ku nguzanyo, kubona amafaranga make y'inkunga iciriritse, ndetse no gufatwa nk'ahantu h'ingaruka nyinshi ku bashoramari, kandi kenshi ibyo ntibihure n'ukuri k'ubukungu bwo kuri uyu mugabane. Uburyo ibigo mpuzamahanga bipima ubushobozi bw'ibihugu bwo kwishyura imyenda bikomeje guhana ubukungu bwa Afurika, bikazamura igiciro cy'imari no kubangamira ishoramari rirambye mu nzego z'umusaruro. Iri tandukaniro ntishobora gukomeza kandi ntirinakwiye. Ni imwe mu mbogamizi zikomeye zituma Afurika itabona ubushobozi bwo kubaka ibikorwa remezo, guteza imbere inganda, guhangana n'imihindagurikire y'ikirere no guhindura ubukungu bwayo ku rwego rukenewe. Niyo mpamvu Afurika yashyigikiye ishyirwaho ry'ikigo nyafurika gishinzwe gupima ubushobozi bw'inguzanyo, kikazafasha gutanga ishusho irushijeho kuba nyayo kandi ishingiye ku bimenyetso ku bukungu bwa Afurika n'amahirwe y'ishoramari ari kuri uyu mugabane. Intego yacyo si ugusimbura ibigo mpuzamahanga bihari, ahubwo ni ugukosora imyumvire imaze igihe kirekire ituma Afurika ifatwa nabi mu rwego rw'ishoramari no kubona imari. Muri icyo gihe kandi tugomba kwemera ko Banki y'Isi n'Ikigega Mpuzamahanga cy'Imari byonyine bidashobora gutera inkunga intego z'iterambere rya Afurika. Tugomba kuba abanyakuri. Nubwo ivugurura rikomeje, ingano y'impinduka Afurika ishaka kugeraho isaba ko dusubira ku nkomoko y'uburyo bwo gushaka no gukoresha amafaranga y'iterambere. Afurika igomba kurushaho kwiyubakira ubwayo nka Afurika. Reka nongere mbisubiremo. Afurika igomba kurushaho kwiyubakira. Hirya no hino ku mugabane wacu hari umutungo munini w'amafaranga y'imbere mu gihugu udakoreshwa uko bikwiye. Afurika uyu munsi ifite arenga tiriyoni 4 z'amadolari y'Amerika mu buryo bwo kwizigamira igihe kirekire, harimo arenga tiriyoni 1 ari mu kigega cy'izabukuru n'ubwishingizi, ndetse n'arenga miliyari 500 ari mu bubiko bwa banki nkuru z'ibihugu. Ntabwo ndi kuvuga ku Burayi, oya, ndi kuvuga kuri Afurika. Nyamara nubwo ayo mafaranga ari muri Afurika ubwayo, za guverinoma zo ku mugabane wacu ziracyagorwa no kubona ubushobozi bwo gutera inkunga ibikorwa remezo by'ingenzi nk'imihanda ihuza ibihugu, ingufu, inganda, uburyo bwo gutwara no kubika ibicuruzwa, ndetse n'amacumbi ahendutse ku baturage. Amafaranga ari muri Afurika, ariko imishinga y'iterambere rya Afurika iracyabura inkunga. Bityo rero ikibazo si ukubura amafaranga, ikibazo ni uburyo bwo kugabanya no gucunga ibyago by'ishoramari. Niyo mpamvu Afurika iri gushyiraho urufatiro rw'imiterere mishya y'imari ikomeye, irambye kandi yigenga. Kenya rero
yongeye gushimangira ko ishyigikiye cyane ihuriro ry'ibigo nyafurika by'imari mpuzamahanga nk'urubuga rw'ingenzi rwo guhuza uburyo bwo gukusanya imari, gusangira ibyago no gushyira mu bikorwa imishinga ku mugabane wacu. Murabyibuka bagenzi banjye ko mu nama iheruka y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe twemeje ihuriro ry'ibigo nyafurika by'imari, duhereye kuri banki nyafurika itsura amajyambere n'ibindi bigo nka Africa Export Import Bank, Africa Finance Corporation, Trade and Development Bank, Cheta African Development Bank, Africa 50 ndetse na Africa Trade and Investment Development Insurance. Afurika iri kugenda yongera ubushobozi bwayo bwo gutera inkunga ibikorwa remezo, inganda, ubucuruzi, amacumbi, gahunda zo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ihinduka ry'ubukungu. Ibi bigo ntabwo ari abahuza b'amafaranga gusa, ni ibikoresho bya Afurika byo kwigenga, kwifatira ibyemezo no kwiyubakira ejo hazaza. Nshuti zanjye, tugomba kwiyizera. Niyo mpamvu dushyigikiye cyane kongera ubushobozi bw'ikigega cya Afurika gishinzwe ubwishingizi mu bucuruzi n'ishoramari, n'inkingi y'ingenzi y'imiterere mishya y'imari ya Afurika igamije iterambere. Kandi ndashimira perezida wa banki nyafurika itsura amajyambere uri hano hamwe natwe kubera uruhare ayoboye muri iki gikorwa afatanyije n'ibindi bigo mpuzamahanga. Ibi ni ukubera ko Afurika idakeneye ibigo byinshi bikora ubwabyo bitagahuye. Afurika ikeneye ubushobozi bw'imari buhujwe kandi bishobora gutera inkunga ibikorwa remezo, inganda, ubucuruzi ndetse n'impinduka mu rwego rw'ingufu ku mugabane wacu kandi ku nyungu zacu. Ni muri urwo rwego mwuka gahunda nshya yiswe NAFAD, New African Financial Architecture and Development Framework, igamije guhuza ibigo by'imari bya Afurika, ibigo by'ishoramari bya leta, ibigega by'izabukuru, amabanki y'iterambere n'imari y'abikorera ku gitekerezo kimwe cy'ishoramari ry'umugabane wa Afurika. Intego yaryo iroroshye ariko ifite imbaraga zikomeye: kugumisha amafaranga ya Afurika muri Afurika no kuyohereza mu nzego zitanga umusaruro kandi zifite akamaro ku bukungu bwacu. NAFAD ishyizweho kugira ngo ifashe gukingura uburyo bwo gukoresha amafaranga y'imbere mu gihugu mu gihe kirekire. Hashyirwaho imishinga yizewe, amategeko ahuriweho mu ishoramari, guteza imbere amasoko y'imari yo mu karere no gushyiraho uburyo bugabanya ibyago mu mishinga ya leta ifite akamaro gakomeye. Mu kugabanya ibyago n'imyumvire y'ibyago no kunoza itegurwa ry'imishinga, ibigega by'izabukuru n'ubwishingizi byo muri Afurika bizashobora gushora imari mu bikorwa remezo, inganda, ingufu, amacumbi n'imishinga ihuza ibihugu byo ku mugabane wacu. Kandi byongeyeho, ndacyavugira ku mafaranga y'abanyafurika ubwabo, umutungo wacu bwite. Mu by'ukuri NAFAD ni umuhate wa Afurika wo kubaka ubwigenge bwayo mu rwego rw'imari, ihuza ibigo bya Afurika, amafaranga ya Afurika n'amasoko y'imari bya Afurika hagamijwe gushyigikira iterambere ry'umugabane. Kenya yamaze gutangira gushyira mu bikorwa ibice by'iki cyerekezo binyuze mu gushyiraho ikigega cy'igihugu cy'ibikorwa remezo kigamije gukusanya imari igihe kirekire yo mu gihugu igashorwa mu mishinga y'ingenzi y'igihugu. Mu mezi anashize gusa, icyo kigega cyamaze gukusanya hafi miliyoni 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikerekana ubushobozi bukomeye buri mu bukungu bwa Afurika ubwayo. Kandi ayo ni amafaranga yakusanyirijwe hano muri Kenya. Nka guverinoma turi gufatanya n'abikorera ku giti cyabo kugira ngo twubake icyizere, tugabanye ibyago kandi dushishikarize ishoramari mu bikorwa remezo bihindura igihugu. Intego yacu iroroshye: ni ugushyiraho uburyo bwizewe butuma imari y'abikorera ishobora kugira uruhare mu iterambere rya Afurika mu buryo bwizewe kandi bwunguka. Uburambe bwa Kenya bwerekana icyo gukusanya umutungo wo mu mujyi bishobora kugeraho. Mu myaka 3 n'igice ishize, twakusanyije hafi miliyari 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu.
kugira ngo dushyigikire gahunda y'amacumbi ahendutse ku baturage dukoresheje uburyo bushya bwo gushaka amafaranga imbere mu gihugu. Turi kubaka amacumbi, guhanga imirimo, gushyigikira ubucuruzi no gufasha abaturage benshi gutunga amazu yabo. Ibi byerekana ukuri kw'ingenzi. Afurika ishobora kubona ubushobozi bukomeye bwo kwiteza imbere muri icyo gihe ibigo bikora neza, politike zizewe kandi zihamye, amasoko yizewe ndetse n'abaturage ubwabo bagahinduka abafatanyabikorwa mu kubaka igihugu. Banyakubahwa, kubaka ibikorwa remezo bikomeje kuba imwe mu nkingi zikomeye z'ihinduka ry'ubukungu bwa Afurika no guhuza umugabane wacu. Ikinyuranyo kiri hagati y'ibikenewe n'amafaranga ahari mu bikorwa remezo gikomeje kugabanya umusaruro, kongera ikiguzi cy'ubucuruzi, kugabanya ubushobozi bw'inganda no gutanya amasoko ku mugabane wacu. Nk'uko banki nyafurika itsura amajyambere ibivuga, Afurika ikeneye hagati ya miliyari 130 n'170 z'amadolari buri mwaka mu bikorwa remezo, kandi icyuho cy'amafaranga gikabakaba miliyari 70 kugeza kuri miliyari 100 buri mwaka. Gufunga icyo cyuho ntibizagerwaho n'inguzanyo za leta gusa, bisaba uburyo bushya bw'imari, uburyo bwo guhuza inkunga n'ishoramari, gahunda zigabanya ibyago nk'izo navuze, ndetse n'ubufatanye bukomeye hagati ya leta n'abikorera bushobora gukingura ubushobozi bw'imari ku gipimo kinini. Ariko ikibazo kiri imbere yacu ni icy'umugabane wose. Tugomba kwihutisha ishoramari mu mihanda ihuza ibihugu, ibyambu, gari ya moshi, imihanda, ubwikorezi bwo mu kirere ndetse n'imikorere ihuriweho yo gutwara ibicuruzwa, kugira ngo Afurika ibe isoko rimwe rikomeye rihujwe n'amasezerano y'ubucuruzi rusange bwa Afurika. Kuko Afurika idashobora gukora ubucuruzi bwiza hagati yayo igihe ubukungu bwayo bugitandukanijwe. Guhuza ibikorwa ntabwo ari ibikorwa remezo gusa, ni ikibazo cy'ubushobozi bwo guhangana ku isoko, umutekano mu biribwa, kandi n'inzira yo guteza imbere inganda. Mu by'ukuri ni inzira iganisha ku iterambere risangiwe. Ikindi kintu gikomeye ni ikibazo cy'ingufu. Niyo mpamvu tugomba kuvugurura no gushimangira byimazeyo imiterere y'imari ya Afurika kugira ngo tubashe gukusanya ubushobozi bw'imari bukenewe mu guteza inkunga ihinduka ku nyungu za Afurika ubwayo. Banyakubahwa, Afurika ifite bumwe mu bushobozi bukomeye ku isi mu rwego rw'ingufu zisubira, kuva ku ngufu ziva mu butaka bwo mu kibaya cya Rift Valley kugeza ku mahirwe akomeye mu mirasire y'izuba, umuyaga, amashanyarazi akomoka ku mazi ndetse na hydrogen y'icyatsi kibisi ku mugabane wose. Bityo rero Afurika ifite amahirwe y'amateka atari ayo kugira uruhare gusa mu mpinduka z'ingufu ku isi, ahubwo no kuzibera umuyobozi. Ariko kuri Afurika, impinduka mu rwego rw'ingufu zigomba no kuba impinduka mu iterambere no mu rwego rw'inganda. Nitwemera ejo hazaza, kandi reka nongere bisubiremo, nitwemera ejo hazaza aho Afurika izakomeza kohereza hanze gusa amabuye y'agaciro yifashishwa mu ngufu z'icyatsi kibisi, mu gihe kongera agaciro ibyo bicuruzwa, inganda zigezweho ndetse no guhanga ikoranabuhanga bibera ahandi. Iyo nzira niyo mu gihe cyashize. Afurika igomba kuba ihuriro rikomeye ry'inganda ku rwego mpuzamahanga, rishingiye ku ngufu zisukuye, ibikorwa remezo bigezweho, guhanga udushya ndetse n'ubufatanye bw'ishoramari bifite icyerekezo. Inganda zubakiye ku bukungu bw'icyatsi kibisi zifungurira Afurika amahirwe atari ayo kugira uruhare gusa mu gukemura ikibazo cy'ihindagurikire y'ikirere ku isi, ahubwo no guhanga imirimo, kongera ubushobozi bw'inganda, guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga, gukomeza urunana rw'agaciro hagati y'ibihugu ndetse no kwihutisha ihinduka ry'ubukungu. Banyakubahwa, bagore namwe bagabo, ahari umutungo ukomeye Afurika ifite ni abaturage bayo.
ubwiyongere bw'abaturage bacu buzagira ingaruka zikomeye ku isoko ry'umurimo, ikoranabuhanga, ubwiyongere bw'imijyi, uburyo bwo gukoresha ibintu, guhanga udushya ndetse n'iterambere ry'ubukungu. Urubyiruko rwacu si umutwaro ugomba gucungwa, ahubwo ni amahirwe adasanzwe agomba gushorwamo imari. Ariko ubushobozi bw'abaturage ntibuhinduka imbaraga bwikora. Bisaba kubwubaka binyuze mu burezi, guteza imbere ubumenyi, ubushakashatsi, gukoresha ikoranabuhanga, kwihangira imirimo no guhanga udushya. Tugomba guha urubyiruko rwa Afurika ubushobozi butuma rutashaka akazi gusa, ahubwo rushobora no guhanga ibigo, kubaka ikoranabuhanga, guteza imbere inganda no kuyobora isi mu rwego rw'ubwenge, buhangano n'ikoranabuhanga rigezweho. Kandi ku mugabane wacu hose iri hinduka ryaratangiye. Kuva Nairobi kugera Lagos, kuva i Kigali kugera Cape Town, urubyiruko rw'Abanyafurika rurimo guhindura urwego rw'imari binyuze muri fintech, guhindura ubuhinzi hifashishijwe ikoranabuhanga, guteza imbere ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, kubaka ibigo bihanganye ku rwego mpuzamahanga ndetse no gutanga ibisubizo bishobora guhindura inganda kurenga imbibi zacu. Icyo bakeneye ni uburyo bwo kubigeraho, kubona uburezi bufite ireme, kubona ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga, kubona imari ihendutse, kubona amasoko, kandi nibahabwa ayo mahirwe bazihangira ejo hazaza. Bagore namwe bagabo, nta ntego muri izo zose zishobora kugerwaho hatabayeho amahoro, umutekano n'ubufatanye mpuzamahanga bukora neza. Amahoro, umutekano n'iterambere n'inkingi zitandukanye z'iterambere rirambye. Nyamara mu bice bimwe bya Afurika ndetse no hanze yayo, intambara zimaze igihe, urugomo, ubuhezanguni, ihirikwa ry'ubutegetsi bunyuranyije n'amategeko, iterabwoba, ibyaha byambukiranya imipaka ndetse n'umutekano muke uterwa n'imihindagurikire y'ikirere bikomeje guhungabanya umutekano, guca intege inzego no kubangamira iterambere ry'ubukungu. Imibare y'ubu igaragaza ko Afurika ifite hafi 40% y'intambara ziri kuba ku isi yose, ndetse hafi 1/2 cy'abantu bose bahunga imbere mu bihugu byabo. Iyo mibare igaragaza uburemere ndetse n'ubwihutirwe bw'ibibazo umugabane wacu uhura nabyo. Niyo mpamvu tugomba kongera gushimangira ko dushyigikiye uburyo bwa Afurika bwo kubungabunga amahoro n'umutekano. Harimo inzego z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zishinzwe amahoro n'umutekano, ubushobozi bw'imari buhamye, kubaka inzego zikomeye ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga bugamije amahoro arambye. Ariko amahoro arambye ntashobora kuboneka binyuze mu gisubizo cya gisirikare gusa. Amahoro asaba gukemura imizi y'ibibazo bitera umutekano muke, ubukene, guhezwa, ubushomeri, ubusumbane, intege nke z'inzego, ibibazo by'ikirere ndetse no kubura amahirwe y'ubukungu cyane cyane mu rubyiruko. Niyo mpamvu kongera Afurika ubushobozi bwo kwigenga mu bibazo by'amahoro n'umutekano ari ingenzi cyane. Kandi niyo mpamvu twongera gusaba mu buryo busobanutse kandi budashidikanywaho ivugururwa ry'imiyoborere y'amahoro n'umutekano ku isi, cyane cyane akanama k'umutekano ka Loni. Ntibyumvikana kandi ntibikwiye ko umugabane utuwe n'abaturage hafi 1.5 miliyari ugizwe n'ibihugu 54 byigenga kandi ufite uruhare runini muri Loni ukomeza kubura umwanya uhoraho muri aka kanama k'umutekano ka Loni. Ubusumbane nk'ubwo, bagore namwe bagabo, bugabanya icyizere, bugatesha agaciro imiyoborere mpuzamahanga ndetse bugatuma abantu batongera kuyizera. Nta rwego rw'imiyoborere y'isi rwayita urwa demokarasi ruhagarariye bose cyangwa ruboneye, igihe igice kinini cy'ikiremwamuntu kidafite ijambo ku meza afatirwaho ibyemezo bikomeye by'isi. Igihe kirageze rero ngo amahanga yemere nta gushidikanya kandi nta gutinza ko Afurika itazemera kandi itagomba gukomeza gufatirwa ibyemezo itabigizemo ijambo ringana n'iry'abandi. Ivugururwa ry'akanama k'umutekano si uguhindura inzego gusa, ni inshingano y'ubutabera, ni ngombwa mu rwego rw'inyungu z'isi kandi ni ingenzi kugira ngo hongere
kubakwa icyizere n'ubunyangamugayo mu rwego mpuzamahanga. Kenya rero ikomeje gushyigikira byimazeyo umwanya rusange wa Afurika nk'uko washyizwe mu masezerano ya Eswatini ndetse n'itangazo rya Sirte asaba ko Afurika ihabwa imyanya ihoraho muri aka kanama k'umutekano hamwe n'uburenganzira busesuye nk'ubw'ibindi bihugu bihoraho ndetse n'indi myanya itari iya burundu. Banyakubahwa bagore namwe bagabo, Afurika ntisaba amahirwe yihariye, ntidushaka guhezwa kw'abandi, ahubwo dushaka kwishyira hamwe n'abandi. Ntidushaka guhangana, ahubwo dushaka ubufatanye bushingiye ku bwubahane, gusangira inshingano ndetse n'iterambere risangiwe. Iyi nama rero iduha amahirwe yo gutangiza igihe gishya cy'imikoranire hagati ya Afurika n'abafatanyabikorwa bayo, igihe kitubakiye ku kwishingikirizaho ahubwo ku cyubahiro, kitubakiye ku gusahura ahubwo ku kongera agaciro, kandi kitubakiye ku nyungu z'igihe gito ahubwo ku iterambere risangiwe ry'igihe kirekire. Kuko Afurika twifuza ari Afurika yifitiye icyizere, Afurika y'ibitekerezo, Afurika y'udushya, Afurika y'ubucuruzi n'ishoramari, Afurika yizera ishoramari mu baturage bayo, ikusanya umutungo wayo kandi ikorana n'isi mu kubaka ejo hazaza h'isi harangwa n'uburinganire, iterambere n'amahoro. Afurika iri kuzamuka ifite ubushake bwo kwihitiramo ahazaza hayo kandi irushaho kwitegura kugira uruhare rukomeye mu kubaka ahazaza hayo. Iyo niyo ntego ya Africa Forward, gahunda yubakiye atari kwishingikiriza ku bandi ahubwo ku bwigenge, atari ku ntege nke ahubwo ku kwihangana no gukomera, kandi atari ku mbibi z'ibidashoboka ahubwo ku mahirwe n'ibishoboka. Iyo ni Afurika, igihe cyayo cyageze. Banyakubahwa bagore namwe bagabo, Kenya yishimiye cyane kuba umwe mu bakiriye iyi nama hano i Nairobi. Dutegereje ibiganiro bitanga umusaruro, imyanzuro ifatika ndetse n'ubufatanye burambye bushobora guteza imbere ubukungu, umutekano, icyubahiro n'iterambere risangiwe ku baturage bacu no ku bisekuru bizaza. Bashimiye cyane, bashimiye ku bw'igihe mwafashe cyo kuntega amatwi. Murakoze. Practical outcomes and enduring partnerships capable of advancing prosperity, stability, dignity, and shared progress for our people and for future generations. I thank you for your kind attention. Thank you very much.